agasuku umutera itiku n'ubugambo bugiye butandukanye ari ku ruhande rwa nyirasenge kandi Jack nahuza na nyirasenge birumvikana ariko sinzi nimba nabyumvishe neza ariko numvishe agasuku ari ku ruhande rwa nyirasenge wa Jack ngiye Jack sinamukamera mu kitoze kuko ubuzima bari kumwinjizamo amagambo yari yagenda avugwa ni ndari icuruza n'ibiki okay go nakunze gukurikirana buri ikiganiro cya Jack ariko buriya ndavuga wenda cyangwa se yoke ndavuga nshyigikiye Jack bitewe nuko reka ntangire mbahe ikaze mwebwe abakurikiye Icyuza TV nge muri kumva kuri mikoro nkuko mubimenyereye banyita Theo 7 Pro murabizi ko tugenda tubategurira amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye by'umwihariko tugenda tubatumirira abatumirwa batandukanye hano rero kuri kamera turi kumwe n'umukobwa mwiza ntabwo ari ubwa mbere mumubonye kuri iyi kamera y'Icyuza TV reka tutangirane nawe adusuhuza ariko mbere yuko adusuhuza twicaye ahantu hari hameze neza hari jaride nziza nakabari kameze neza habamo ibyo kunywa ibyo kurya brushette nziza kandi nawe urabizi kundusha cyane bo reka mbanze nkubaza amazina y'aha hantu twicaye kugira ngo wenda batagira ngo n'abari inyuma ya kamera batagira ngo ndi kubabeshya yego hano turi mu karere ka Bugesera turi ku Cyeru kuraruma bare mwana kari heza ameze neza dufite buri kimwe cyose hano dufite inkoko urukwavu brochette kabenzi dufite buri kira kitu cyose nukuvuga ngo wenda tushobora no kuza kubapiningira nimero hasi ukeneye kuza kugira hano yiri Nyamata mu Bugesera ufata kamoto k'amafaranga make cyane ashoboka cyane n'amafaranga 500 cyangwa 600 ukagenda ukicarira ahantu hatuje hafite amahumbezi ku buryo ushobora kuba uri ahantu wumva umeze neza nta kibazo cyane hano twakira abashyitsi neza cyane ngo bahita kura aruma bare reka dutangirane nawe twibwira ku mazina nubwo abantu badukurikiye amazina yawe bamwe bayaza ariko birashoboka ko hari umuntu wa mbere ushobora kuba yinjiye cyangwa se ugiye kureba iyi cano bwa mbere akaba atakuzi amazina so tangira twibwira amazina nkuko bisanzwe nyine harimo abanzi ndetse n'abatanzi ariko ku mazina yanjye bwite nitwa Mukagatete Clotilde ariko abantu benshi bazi ku izina rya Claudine aho waba uri hose ku izina rya Claudine tubaye tuziranye ndabizi neza ko wabunze yego kumaze kuba umusitari ntabwo utekereza nawe kurema izina ry'ubusitari nibyo urabyifuza cyane urabiteganya uba wumva uzitwa nk'irihe zina Icyuza wawe umaze kuba umusitari cyangwa se ushaka kurema izina ryawe uba wumva urimo ushaka kurema nk'irihe zina yego banumva byibuza nabicyuzuzo cyuzuza imitima y'abantu iryo zina ko ari rirerire uzitwa icyuzuzo cyuzuza imitima y'abantu icyuzuzo cyuzuza imitima ya buri wese cyangwa se y'abantu cyuzuzo cyuzuza imitima ya buri wese ya so niki iyo utekereza kuri showbiz nyarwanda muri iyi minsi tumaze iminsi turi kubona showbiz irimo ibintu birimo Saga uramuzi umukobwa bita Jackie ngira ngo uramuzi ukunda gukurikirana amakuru ye nicyo utekereza kuri uwo mukobwa Jackie nicyo utekereza kuri nyirasenge wakibaza ese ni ibihe mbogamizi abakobwa se cyangwa abana b'urubyiruko b'igitsina gore bakunda guhura nazo ese abo bahura n'izo mbogamizi ubona ari iyihe nama wabagira ese ibintu bituma bagera kuri urwo rwego ubona ni nk'iki wabikoraho nkawe nk'inama wabagira
mbwira gira icyo bivugaho. yego nakunze gukurikirana buri ikiganiro cya Jackie ariko buriya ndavuga wenda cyangwa se ndavuga nshyigikiye Jackie bitewe n'uko nabyumvishe. Kubera iki ushyigikira Jackie? Twebwe Jackie mu buryo abantu benshi bamufata nk'indaya, sibyo? Yego bamufata, urabizi ko yagiye agaragaza amafoto menshi yambaye ubusa. Murabizi yuko ikirere kigenda gihindagurika, duhinduyeho gatoya muze kwihangana impinduka zibayeho, ariko twarimo tuvuga kuri iki kintu. Ese Jackie wowe wari uri gusa nkaho Jackie umutagatifuza kandi bijyanye n'imyitwarire n'imico, hari ibintu buriya ntajya numvikana na Jackie ku bijyanye n'uburyo agaragaza ngo biterwa ngo n'ubuzima yabayeho nabi, ngo abahiga ngo ikimubeshaho, ariko ntekereza yuko hari ubundi buryo umuntu ashobora gushakamo ubuzima kandi bigakunda. Sinzi niba wowe hari ubuzima wowe ushobora kuba warabayeho, ese wowe uri nka Jackie wabikora nk'uko nawe abikora? birumvikana buriya kugira ngo umuntu agere mu buzima arimo biterwa n'amahitamo ye. Jackie ikintu kimutera kujya muri ubwo buzima bubi ni amagambo bagenda amuvuga agiye atandukanye, agafata ibikomere by'uburyo yakuzemo naho yarerewe mbese bigasa nka navuga ngo babimuhaye views ahari, babimuhaye views yo kuba yakomeza urugendo rw'ibyo arimo. Jackie ikintu gituma ngewe mutindaho, buriya nyirasenge yaramuhemukiye. Bajyaga baca umugani ngo hari abanyarwanda bajyaga baca umugani ngo nyokuruma kureba, ariko bazavuga n'abanyagosenge twumve. Nk'abantu wenda babimenyereye azavuga n'abanyagosenge twumve. Jackie bitewe n'uburyo yakozemo mutucoringa nk'uko yavugaga, buriya gukura mu bana batanu iwanyu cyangwa se mu muryango muri abana batanu, ariko wowe wa gatanu cyangwa se wowe wenda urimo hagati ukabona ni we muntu wa mbere ukuwemo, ugasa nkaho wabaye ikivumo, bigutera kwiheba, bikagutera guhangayika. Ariko ushobora kuba warumvise uruhande rumwe rwa Jackie, wumva uruhande rwa nyirasenge. Ndabizi nyirasenge narabyumvishe nawe yakoze uko ashoboye kugira ngo ashyire mu nzira nzima Jackie, ariko buriya ubwo nyirasenge yavuze biriya bintu kuri televiziyo cyangwa se kuri kamera, akavuga uburyo yafashije Jackie, yivuze ibyiza nta n'ubwo ibibi yabivuze. Buriya Jackie nawe niyo mpamvu byamuteye motivasiyo yo kujya kuri kamera akavuga uburyo ki nabo babayemo. Mu kiganiro yari yagiranye na Gasuku, ari nayo mpamvu byasembuye kugira ngo ibi byose biri kuvugwa kuri uyu munsi suka ari ku ruhande rwa nyirasenge. Ari ku ruhande rwa nyirasenge ate, kandi we Jackie aba ashaka kugira ngo avuge ibibazo bya uko nyirasenge yagiye ahemukira Jackie. Yego bagutsinze aho ngaho. birumvikana, ariko sinzi nimba nabyumvishe neza, ariko numvishe Gasuka ari ku ruhande rwa nyirasenge wa Jackie. Njye Jackie sinamukamera mu kitoze, kuko ubuzima bari kumwinjizamo, amagambo yari yagenda avugwa ni indari icuruza n'ibiki n'ibintu nk'ibyo bigiye bitandukanye. Ariko Jackie ntabwo ibyo ngibyo bimutera ikibazo kuko abasha kubyakira, ariko bura cyari ikintu ubasha kwakira ariko kikuvuna muri wowe. Niyo kikuvuna muri wowe ndani rero, nubwo abantu physically y'inyuma baba bagaragaza yuko utekereza ko Jackie ashobora kuba avunwa nuko we yitwa uwo ari we uyu munsi cyane rwose, kandi bitewe n'abana b'abantu n'ibyo bagenda bamuvugaho, cyo kintu gituma Jackie avunika cyane. Bari kumuha umutwaro ndetse bari no kumwongerera. Buriya iyo ufite abantu 10 ukaba ufite abantu 5, ukaba wumva muri abo 5 bose ufite, mbese nta n'umwe ukuvuga neza, nta n'umwe ukwifuriza icyiza, ujya ukiba noneho ukigira ikigomeke burundu. Jackie ntago ari umwana mubi, Jackie ntago ari umuntu mubi, ahubwo ibyo bamuvuga, amagambo bamuvuga nibwo bwigomeke bwe ari kuzana. Kandi kuko ari umuntu umwe uri kwirwanirira, atababanye Karume, buri muntu wese yamumenyera. Hari ikintu kigeze kikubaho gisa n'ibyo Jackie yaciyemo?
okay birumvikana ku kiganiro cy'ubushize nababwiye yuko n'umufiyemeri mfite umwana bari ibintu biba bigoye nyine mbese iyo umuntu asubiye inyuma agasubira mu mateka y'ubuzima yabayemo bisa nkaho bimugoye kandi bimugoye cyane bikaba byamutera n'igikomere birumvikana wenda ngewe ibyo byabayeho wenda ndamubyara ariko iyo ukimara kubyara buri muntu wese agufataho ijambo umwana umusaza umukecuru nk'umusore ko wabyaye wese agufataho ijambo iyo bibaye ngombwa rero ntubinare nka Jacques buri wese arakumenyera. Niki wicuza kuba warabyaye ku kijyanye ntacyo kwicuza gihari kuko wabyaye utabiteguye kwa ndabyumva nabyaye ntabiteguye. Hanyuma kuba warabyaye niki ushobora kuba wicuza uvuga ati iyo biza kuba bimeze gutya nari kubikora gutya. Ikintu wenda nicuza hagati aho ngaho nuko nashikije amashuri yanjye wenda iyo ntaza kubyara kuko nterwa inda nigaga mu wa kabiri segonderi kuba nicuza ko nabyaye nuko wenda icyo navuga nuko nyine nabaye nacikije amashuri urugendo rw'ubuzima nyimara kubyara rukankomerera bikambera bibi ariko wenda aho bigeze Jackie yabaye intare mu buryo bwo guhagarara kigabo ndetse nanjye Mukagatete nabaye intare mu buryo bwo guhagarara kigabo nihagararaho nubwo ibyo byabaye iyo ntaza kwihagararaho kuri iyi shuro kuri iyi saha ntagomba nduyu nguyu ndiwe ubu ngubu mbangeze nyine ubu ngubu aho ndu harimo umwanya yifuza rega nawe ndabizi reka nkubaze ikibazo kimwe ariko iyo nza kwemera nkaba uwo bashaka nta numwe yisaka kanya sinzi ijambo abanyarwanda bajya gukunda gukoresha ngo nimba ari ngo bisa umubyeyi ahite tunhute ariko reka nkubaze ikibazo kimwe sibyo uyu munsi yego mwabyaranye iyo muganiriye nicyo akubwira kumva kiragushimishije umuntu twabyaranye nta kintu ambwira ngo kinshimishe nta kintu ajya ambwira ngo kinshimishe mbose njye nyine ndetse abantu bose bagiye babyarana mu bintu bijyanye impamvu zitunguranye uwo muntu nta kintu ajya kuvuga ngo kigushimishe abo umukobwa wateye inda bigutunguye nyine wumva utari ready yuko wabyara nta kintu akubwira se ukumva urishimye usibye ko wawe umwana mwabyaranye nyine ukumva ibyo bintu wabyishimiye undi hari ikindi kintu akubwira ukumva urishimye ahubwo itageti y'umu wakubyaje cyangwa wo mwabyaranye wumva itageti yawe wasubiza mu ndi usibye birashimishije nimba wa mbere ariko abagabo iyo mwijuru uzabihembere koko mukwimigisha wanga abagabo mbo ntago mbana iwe ntago nakanga umugabo kuko ndamukeneye ubu ejo hazaza n'ahari imbere ntazakomeza ndamukeneye ntago namwanga rero niki kigutera ubwoba ku gitsina gabo kinera ubwoba ku gitsina gabo iteka n'iteka abagabo mbo n'abagore si abana babi ariko ntago si abana babi ariko urebye neza 100% abagabo ntago ari abana beza niki kigushimisha cy'abagabo ikintu kinshimisha ngiye cy'umugabo nuko umugabo yanyumva akanega amatwi nkamubwira akahoro kanjye akanega amatwi mu gihe utarategwa amatwi n'umugabo niki kigushimisha cy'umugabo yo ikintu kinshimisha cy'umugabo kuri uyu munsi ntaramushaka ngabo yantega amatwi mu bintu wenda iyo uri kumwe n'igitsina gabo mu bintu bijyanye n'umubano cyangwa se mu bintu bijyanye n'uravuro ibintu bijyanye n'urukundo yo nkunda umugabo nyitaho cyo kintu cya mbere kinshimisha nkakunda umugabo twumvikana cyangwa se umushiri twumvikana nkakunda umushiri nkenera nkabona cyo kintu kiri kunshimisha ubu ngubu ariko njye sinshaka kunyenera unyenanga mbone aho njye nshaka kunyenera nkabona urikunda muri make
ntabwo urenze uko nikunda ukunda abandi. ntabwo ni ariko no muri biraharanditse ko utakunda mugenzi wawe wowe utikunda Kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. ubwo rero utanze ikinyuranye Oya niko Bibiliya ivuga. Yego. Iravuga ngo kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. abanyarwanda bahinduye umuvuno rero ni gute nagukunda ntikunda se Ibyo ni iby'abanyarwanda ariko Bible ni iy'isi yose. ya birumvikana Ni iki kintu kigutera ubwoba uyu munsi utekereje igitsina gabo? ikintu kinera ubwoba kuri iyi shuro iyo ntekereje igitsina gabo ubu nterwa ubwoba no kuba nahura n'umugabo akangira nk'uwa mbere icyo kintu kintera ubwoba Ntabwo wifuza yuko umugabo ashobora kukwereka yuko akugize uwa mbere. nimba okay birumvikana kandi biba ariko nimba ari uko iyo season nigeze nyibamo nta rukundo rw'umugabo nzi nta rukundo rw'umuhungu nzi rufatika sinzi nyine mba numva mfite ubwoba cyane nkajya kure y'ibyo Ese mu myaka wamaze ufite umwana ise w'umwana ni iki kintu yigeze akubwira kumva kiramushimishije kuko bibaho ntabwo igihe cyose yahora akubwira ibintu ni ukuri ndavugira ukuri kwa kamera nta kintu kigeze amubwira ngo kicishimishe nimba ari uko nubwo twabyaranye ntamukundaga sinzi mwabyaranye mudakunda ntabwo namukunda se umwana wanjye na nisa ntabwo mukunda pe ntabwo utekereza yuko bishobora guteza ikibazo umwana wawe niba ushobora kudakunda se nzakasoringa buri kimwe cyose nkora uko bishoboka umwana azarinda akura hatabonetsemo urwango hagati yanjye nawe ariko nta n'igihe kizagera ngo habonekemo urukundo hagati yanjye nawe ntabwo ufite ubwoba yuko umwana wawe ashobora kuzareba iki kiganiro mu gihe kizaza akumva yuko ushobora kuba udakunda se nabibona nzamusobanurira ndabyumva kandi nzamusobanurira cyane nawe azaba ari gukura kandi buri umukobwa muzimu ntufata umuco wa nyina ntufata umuco w'ababyeyi akumva ukuri kwa nyina kurenza ukwazi cyane none se uyu munsi ntabwo utekereza ko wenda muri icyo gihe uzaba uri gusobanura umwana ntabwo bizagaragara yuko uri kwangisha umwana se ntabwo nzamumwangisha buriya nyine iyo umuntu mwabyaye nyuma mwabyaranye nta mpamvu wenda yo kumukamira none mu kitoze ariko ku mpamvu za se na nyina hari ibintu umwana atagomba kumenya ariko hari ibintu mushobora guhuza nk'abantu babyaranye mwibukiranye ngenda uva nacyo umuntu twabyaranye n'uba nta kintu tuzahuza ariko uribuka ijambo rivuga ngo aho yacu urwanga iminsi ngiye ko rwahanyuze imyaka 5 ishize mwana avutse ko numva ruhari kandi rugikomeje wasanga utubeshya shabyihorere mbona uko niko kuri kwanye ntago ndi kubabeshya kuva mwabyarana naho nta nubwo dushaka guhura ariko yakora kuzaga iki kandi hari ikuze wapi turimo turagenda tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu mbasaba kugira ngo mukore subscribe kuri Uzaba TV niba utarayikora niba warayikoze kandi kora like shyireho na comment kugira ngo tujye tubasha kubategurira ibiganiro ndetse n'amakuru atandukanye icyo tubasaba hano turi muri Bugesera akabari ni ahantu heza ubusitani bwiza bahita kuraruma bare mu karere ka Bugesera umurenge wa Nyamata kagari ka Cyeru mudugudu wa Cyeru kuraruma kuri bare kwa Fujasi ni kare muri Isanga burakira kito cyose kirahari haba hari icyo kunywa gafi keza ndetse akabenzi n'abakobwa nkatwe beza tuzi gutanga ke turahabaye yego okay ubwo no kuvuga ngo abakiriya bazazi bahaguza cyane rugusika ninzabakiriza yombi okay so tugeze ku musozo w'ikiganiro niki wabwira abakunzi okay urakoze cyane ikintu nabwira abakunzi banje bankurikiye cyangwa banega amatwi ndabakunda cyane kuko mbona wenda bankurikiye kandi nabo bankurikiye kuko bankunda ikintu nababwira nabashimira barakoze gukanda subscribe
comment share okay barakoze cyane. Ikintu nababwira rero mu bintu bijyanye n'umukobwa wabyariye iwabo cyangwa se wenda ubu ngubu turi kuba female ndiwe na mugenzi wanjye niwe n'undi uzaza azaba we, nuko bagomba kumva yuko natwe dufite agaciro, apana guporopoza kuri ya mazina tujya twumva twitwa cyangwa se batwitira abana. Ibyo ntabwo tubishaka. Umva umwana ko ari umwana, yavutse mu buryo bw'urukundo, ntabwo yavutse mu buryo bw'ubwango. Umuntu buravuga ngo umuntu ngo yagufashe ku ngufu, umuntu agufata ku ngufu kuko agukunda, ntabwo agufata ku ngufu nanone kuko akwanga. Kireka ba bantu nyine bafite ibyo bikura, bafite ibyo bikuramo nyine tu. Umwana uri kuvuka ubu, umwana wavutse mbere ni umwana w'urukundo, ntabwo tukitwa amazina, nta nubwo tukiyashaka kandi nta nubwo twaciye nk'amabere. Yego ndamufite. Ndamufite kandi ndamukunda cyane. Icyari kihari kwari ukugira ngo hatazagira uzunze, kubera yuko uburyo ugaragara ushobora gukundwa n'abantu benshi ugasanga bazanye stress zo kugutera. Ibyo nibyo nashaka. Full stop. Umukunzi namba uyu njye nawe turi final. Okay, reka tubashimire mwebwe mwakurikiye Icyuza TV. Nge muri kumva kuri kamera kuri mikoro banyita Theo 7 Pro, hanyuma kuri kamera turi kumwe Mukagatete Clotilde. Hanyuma rero icyo tubasaba ni ugukora subscribe niba utarayikora, niba warayikoze kora like, share ndetse na comment. Sharing inshuti zawe kugira ngo nabo ubagezeho amakuru ndetse n'ibiganiro n'inkuru tugenda tubategurira. Icyo tubasaba kuzakora ikiganiro cy'ubutaha. Mwakoze cyane.